Igihe kimwe hariho umugabo wari utuye mu mujyi. Yari yarabeshywe kandi yaragambaniwe kenshi mu buzima bwe. Inshuti ze zaramubeshyaga cyane, abo bakorana nabo bikabuka, ndetse nabo mu muryango we bamwe na bamwe bari baramuvuyeho baramutereranye. Ibi byose byamusize ashengutse umutima, mbega yahoranaga agahinda kenshi. Yisanze atagishobora kumenya uwo yakwizera n'uwo yareka. Umunsi umwe yigiriye inama yo kwigira ku mwami w'umunyabwenge wari utuye mu wundi mujyi. Yiyemeje kujya guhura nawe ngo amugire inama. Akimara guhura nawe yaramushuhuje aramubwira ati, mwami mfasha, narabeshywe ndetse ndagambanirwa kenshi mu buzima bwanjye. Ndakwinginze mbwira ni gute nakwirinda kuzongera kugambanirwa cyangwa se kubabazwa n'abantu. Umwami yaramurebye mu maso n'impuhwe nyinshi, maze aramubwira ati, burya icyizere niwo musingi w'umubano wose, haba mu nshuti ndetse n'abo mubana, abo mukorana ndetse n'abo mu muryango wawe. Iyo uwo musingi udakomeye n'uwo mubano ntumera neza. Gusa hari abantu muri iyi sosiyete bafatirana abantu kuko ari abagwaneza, bakangiza icyizere babagiriraga. Niyo mpamvu uyu munsi ngiye kukubwira amoko 7 y'abantu udakwiriye kwizera. Umwami yaramubwiye ati, abantu ba mbere utagomba kwizera ni abantu bagutakagiza cyane. Abantu bagusingiza cyane akenshi baba bafite icyo bagukurikiyeho. Amagambo yabo ashobora kugaragara nk'aho ari meza, ariko akenshi siko biba bimeze. Bagutakagiza atari uko bikwiye, ahubwo babiterwa n'uko ari icyo bagushakaho. Iyo kirangiye bakuvaho byihuse cyane. Aba bantu usaba kwizerwa. Iyo ugeze mu bikomeye cyangwa se baramaze kubona icyo bari bagukurikiyeho, bakuvaho byihuse cyane. Umwami arongera ati, abantu ba kabiri udakwiriye kwizera ni abantu bakunda kuguza amafaranga cyane kandi ntibubahirize amasezerano mwagiranye. Aba bantu bakomeza kuguza mu bantu benshi, haba amafaranga, ibikoresho ndetse n'ikindi kintu cyose. Iyo barimo kuguza bizeza abantu ibitangaza bababwira ko bazishyura ku gihe, gusa iyo icyo gihe kigeze cyo kwishyura batangira gushaka impamvu zidafatika, ntibajya bubahiriza ibyo bavuze. Nukomeza kwizera aba bantu, icyizere cyawe kizakomeza kwangira. Abantu ba gatatu udakwiriye kwizera ni abantu bahora bavuga iby'abandi, bamena amabanga y'abandi. Ntukizere abantu bahora baganira iby'abandi igihe uri kumwe nabo, kuko niba bari kumwe n'abandi nawe bazaganira ibyawe nta kabuza. Niba uzi umuntu uhora akubwira amabanga y'abandi, menya ko n'ayawe ari uko ayabwira abandi iyo mutari kumwe. Abantu nk'abo ntibakwiye kwizerwa habe na gato, kuko batajya bita ku kubika amabanga ndetse n'amakuru y'abandi. Niyo bamenya ko bishobora guteza ibibazo ku bantu bari basanzwe babanye neza, ntago babika ayo mabanga yabo, ahubwo bagenda bayasasa ahantu hose. Umwami ati, abantu ba 4 udakwiriye kwizera ni abantu bigira beza kandi bakunda kukubaza ibibazo byinshi. Abantu bamwe bavuka ari beza, mu yandi magambo bafite umutima mwiza, gusa bamwe na bamwe bariyoberanya bakigira beza cyane kandi atari ko bameze, ahubwo babikora bafite imigambi mibi yo kuba hari icyo bagukurikiyeho. Bene abo bantu ntibakunze no kwerekana uko babayeho bya nyabyo, ariko ugasanga barashaka kwinjira mu buzima bw'abandi cyane, bakakubaza ibibazo byinshi byerekeranye n'ubuzima bwawe, bashaka kumenya amabanga yawe yose, hanyuma bakazayabwira abandi. Niba uzi umuntu udasanzwe abana neza n'abandi utangiye kukwikundishwaho, icyo ni ikimenyetso cy'uko ugomba kumwitwararikaho. Umwami ati, abantu ba 5 udakwiriye kwizera, ntukizere abantu bahora bikuraho inshingano zibareba. Ibi bisobanuye ko nk'iyo bakoze amakosa runaka bahora bayagereka ku yandi, kuko bahora n'inzitwazo nyinshi. Ntibajya bemera amakosa yabo. Urugero, nk'iyo abogoye amata avuga ko atari ukoze amakosa, ahubwo ko ari igikombe kibi kiyabogoye. Niwizera abantu nk'aba, bashobora kuzagusiga hasi igihe ubakeneye, kuko abantu nk'aba ntibagufasha kuva mu kibazo gikomeye. Ni byiza guhorana n'abantu bita ku nshingano zabo, batagereka amakosa yabo ku bandi. Abantu ba 6 badakwiriye kwizerwa ni abantu bahindagurika cyangwa se bahindurwa n'ibihe, nk'uko uruvu ruhinduranya amabara. Abantu bihinduranya ku bw'inyungu zabo ntibakwiriye kwizerwa. Aba bantu bahindura imico yabo bitewe n'abo bari kumwe nabo. Iyo bari kumwe nawe bagira uko bitwara, baba bari kumwe n'abandi nabwo bakagira ukundi bitwara. Ibi rero ntibyakorohera kumenya abo bari bo mu by'ukuri. Nimba bahora bahindagurika, biragoye rero ko wabizera, ukwiye kubihorera.
Ni byiza rero guhorana n'abantu bahora ari bamwe aho baba bari hose, mu yandi magambo batishushanya. Abo ni bo ukwiriye kwizera. Umwami ati abantu ba karindwi udakwiye kwizera ni abantu batagira impuhwe, cyangwa se abantu batumva ububabare bw'abandi. Abantu bamwe ntabwo bajya bagira impuhwe, ahubwo bagutera umugongo mu gihe ubakeneye. Bene aba bahora bakora ibikorwa bibangamira abandi, gusa ikibabaje ntabwo babibona kubera ukuntu bikunda cyane. Niyo mpamvu udakwiriye kwizera abantu batajya bita ku ngaruka z'ibyo bakora cyangwa se z'ibyo bavuga ku bandi. Ni byiza kubitaza nubaha umwanya mu buzima bwawe. Uwo mwami yashoje abwira uwo muntu ati nureka gukomeza kwizera abo bantu nk'aba ngaba twavuze, nta muntu uzongera kukugambanira cyangwa se ngo akubangamire. Uwo mugabo yijeje umwami ko agiye gukurikiza izo nama ze zose. Nimba nawe ushaka kugira ubuzima bwiza burangwa no kwishima, ntukizere abo bantu barindwi twagarutse muri kino kiganiro, bityo uzagira ubuzima bwiza bwuzuyemo byishimo. Mbashimiye ko twabanye. Kanda subscribe, ukore comment, like na share, tujye tubana buri munsi mu bindi biganiro. Njye nitwa Charles Gahigana. Hasta la vista.